murakomeye mwese aho muherereye. Rero twaje gushima Imana data itwemereye kongera guhura muri aka kanya kugira ngo twumve ku ijambo ryayo tugeneye kuri uyu munsi. Ngiye ugiye kuribagezaho ni Joseline Sebera. Rero tugiye kubanza dusengere ijambo ryacu kugira ngo Imana abe ari ituyobora kandi rigire ikintu kinini rihindura mu buzima bwacu. Uwiteka Mwami, turagushima neza n'urukundo rwawe, turagushima kuri Imana yera, turagushima ko ubana natwe, turagushimira ko waduhaye kukumenya, ukaduha kugukunda ndetse no kugukorera. Ibyo byose ubihererwe icyubahiro Mwami, duciye bugufi mu mitima yacu. Turakwinginze ngo izi imitima yacu ivaneho ikitari cyawe cyose, ikigutesha agaciro cyose ukivane mu mitima yacu, kugira ngo Mwami Imana tubashe kubaho ubuzima bugutunganije. Tugutwira ijambo rero tugiye kumva, ugiye kwigisha Mwami ntaba ari we, reka kubere igikoresho Mwami Imana, uyoborwe n'ubwenge bwawe, ntaba ari njye gukoresha, ahubwo byose bikorerwe icyubahiro cyawe. Mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye, amen. Nk'uko mubizi, ijambo ryacu riravuga ngo twasigiwe kuvuga ubutumwa mu bihe byose, cyangwa anointed to preach in season and out of season. Ijambo turi bwifashishe ni mu byanditswe byo mu byakozwe n'intumwa, mu mutwe wa 6 kuva ku murongo wa 3 gukomeza. Yego, aravuga ngo nuko bene data mutoranye muri, ku murongo wa ku mutwe wa 6 umurongo wa 3 haravuga ngo nuko bene data mutoranye muri mwe abantu 7 bashimwa, buzuye umwuka wera n'ubwenge, tubashyire kuri uwo murimo. Ariko twebweho tuzakomeza gusenga no kugabura ijambo ry'Imana. Abahateraniye bose bashima ayo magambo, batoranya Sitefano, umuntu wuzuye ukwizera n'umwuka wera, na Filipo na Porokoro na Nikanori na Timoni na Parmena na Nikolawo wo muri Antiyokiya watoye idini ry'Abayuda. Babashyira imbere y'intumwa, kandi bamaze gusenga babarambikaho ibiganza. Nuko ijambo ry'Imana rikomeza kwamamara, umubare w'abigishwa ugwira cyane i Yerusalemu, abatambyi benshi bumvira uko kwizera. Amen. Yego, tugendeye kuri simu yacu, hari ibintu by'ingenzi tugomba kubanza kwitaho, tukamenya ngo abasizwe ni bande, nihe misiyo y'abasizwe, se ni izihe mbuto zo kuvuga ubutumwa bw'Imana, ndetse tukanamenya n'impamvu nyamukuru tugomba kwigisha ijambo ry'Imana mu bihe byose. Duhereye ku cya mbere rero, abasizwe. Buri muntu wese wemera Kristo w'umwami n'umukiza we, akaba yuzuye umwuka wera, umuntu yarasizwe. Gusigwa kwa mbere ni uko ufite umwuka wera muri wowe, kuko ntabwo dusigwa amavuta, biriya ni ibimenyetso, ariko kuba ufite umwuka wera muri wowe nibyo byumvikanisha ko wasizwe. Rero abantu basizwe buzuye umwuka wera n'ubwenge, kandi baba ari abantu bashimwa. Abantu basizwe kandi buzuye ukwizera. Umuntu wasizwe kugira ngo abashe kwigisha ijambo ry'Imana nuko aryizera, ndetse akizera n'uwamutumye. Hanyuma dushobora kwibaza mishoni y'abasizwe. Misiyo y'abasizwe ni ugukomeza gusenga ndetse no kugabura ijambo ry'Imana, kuko Imana idusiga ubwo buntu bwayo cyangwa imbaraga zayo kugira ngo ijambo ryayo turimenyekanishe no ku batarizi bose barimenye. Hanyuma imbuto zo kuvuga ubutumwa bw'Imana, cya mbere bihesha Imana icyubahiro, kuko buri wese wumva ubutumwa bwiza bw'Imana anezererwa Uwiteka, ndetse benshi bakumvira uko kwizera. Iyo rero wuzuye uko gusigwa n'umwuka wera, wuzuye uko gushira amanga, ukavuga ijambo ry'Imana mu gihe icyo ari cyo cyose waba urimo, haba mu gihe kigukomereye cyangwa mu gihe cyoroshye, mu byiza no mu bibi, ugomba kwamamaza ijambo ry'Imana. Kuko biriya witegereje neza usanga ubundi ubuzima bwose tubayeho hano ku isi, ubundi bwose buri muri
Bibiliya. Rero igihe cyiza cy'intambara kigira ijambo ryayo, igihe cyo kwishima kigira ijambo ryacyo. Rero nta kuvuga ngo turi muri ibi bihengo by'amakuba ngo mu nzara wumve ko ushitse intege zo kwigisha ijambo ry'Imana, ahubwo kuko uri wasizwe uhora usaba Mwuka Wera ngo aguhe ijambo rikwiriye icyo gihe nyacyo urimo. Kandi mu mbuto z'ibyo bintu ni uko buri wese uzumvira iryo jambo azumva ahembutse ndetse akananezererwa Uwiteka, akanezererwa uko kwizera kuri muri iryo jambo ndetse rikamubera inkomezi. Hanyuma impamvu nyamukuru tugomba kwigisha mu bihe byose, haba iby'amapfa ndetse n'ibyishimo, ni ukuzamura ikuzo ry'Imana. Twebwe nk'abantu, Imana ntabwo ari izigisha ijambo, ntabwo izamanuka mu ijuru idakoresheje abantu bayo ngo abantu bapfe kumenya ijambo ry'Imana. Akenshi tugiye turana no muri Bibiliya, Imana ibintu byose yagiye tumenyesha binyujije ku bantu bayo. Rero ijambo ry'Imana ryahumetswe n'Imana kandi irihumekera mu muntu, umuntu araryamamaza. Rero natwe ni umukoro ukomeye, ntukumve ngo uko waba umeze kose. Nkunda kubaha urugero rwa Pawulo. Kera akiri Sawuli yari umutukanyi, yari umugambanyi, ariko Imana yaramukoresheje. Niyo muntu ufite ubutumwa bwiza bwinshi hano muri Bibiliya yacu. Rero uko byaba bimeze kose Imana yagusiga. Rero kuba byonyine wemera Kristo nk'umwami n'umukiza wawe byakubera inzira nziza yo kuba wakamamaza ijambo ry'Imana kandi bigahesha Imana icyubahiro. Abantu benshi cyane bafashwa n'ibyanditswe, ibintu byose Pawulo yagiye yigisha tutitaye kuba yahoze kera, ahubwo igihe yemeye Kristo ngo amukoreshe nibwo yasizwe. Kandi yigisha mu bihe, igihe cyose yari ari muri prison, igihe cyose yatotezwaga afunzwe, yakomeje kwigisha ijambo ry'Imana ubutarambirwa. Rero bakristo bavandimwe, natwe hagira igihe kiduca intege, tugere muri season runaka twumve ducitse intege zo kwigisha ijambo ry'Imana. Niyo mission yacu, kandi buri unarebye neza nk'umukristo uzi gushyira mu nyurabwenge ye, usanga ujya ureba ibintu byose Imana igukorera, ubundi kwigisha ijambo ry'Imana ukayamamaza niryo turo ugomba guhereza Imana. Rero ntabwo mvuga byinshi cyane, nahangaha ijambo nari nateguye, nahangaha Mwuka anyemereye ko nsoreza. Hanyuma twese Imana iduhane umugisha. Reka dusengere ijambo kandi ribafashe mwese. Imana iduhane umugisha. Mwami, turagushima kubw'ijambo ryawe, turagushimira ko ari ijambo uhumekeye mu bantu kandi ukaduha umukoro wo kuryamamaza mu bihe byose, haba mu bihe byiza ndetse no mu bibi, kugira ngo ikuzo ryawe rizamurwe hejuru. Turakwinginze rero ngo udusigishe Umwuka Wera wawe. Turakwinginze ngo igihe cyose twageramo ujye uturinda gucika intege, duhore twiringiye ijambo ryawe, duhore twiringiye imbabazi zawe, duhore twiringiye gukora kwawe, kandi ntihazagire igihe gikomeye tugeramo ukitwibagiza ijambo ryawe. Mu izina rya Kristo, amen.